reka nongere nguhe ikaze hano mu muryango w'abakunda siporo. Iyi ni Tour Sport TV ukomeje kugendera ukurikira umunsi ku wundi ikugezaho facts cyangwa se analysis ndetse no kuba twarebera hamwe tuganira umupira muri rusange. Ngiye kuba nguhereza fact ngenda nkubwira ukuntu ibintu bikomeje kugenda biba byifashe muri rusange. Rero reka tuze kugenda tubinyuramo muri rusange, duce nko muri mpamvu eshanu. Witwa rero Robertinho yakomeje kugenda avuga ko rero equipe ya Rayon Sport idakomeye kuri attaque. Ugenda nawe umbwira izawe aho hasi muri comment section kugira ngo tubashe kugenda tubana neza cyane kandi tugenda dusangira ijambo kugira ngo ibyo tugenda tuganira hano bijye biba ibintu byingira kamaro ndetse twivugire umupira dore ko ari cyo kintu kidushimisha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Rero reka nkomeze kugenda nkwifuriza kwifuriza gukanda subscribe hano kuri Tour Sport TV, ubundi tugende tuganira byinshi byimbitse ku bijyanye n'umupira ndetse cyane cyane nk'abareyo kuri Robertinho Gonçalves do Carmo. Tugende tuvuga tuti ese niki yakora, ese kubera iki yavuze ibi, ese kubera iki, ubundi tugende duhuza ibitekerezo ndetse duhuza umugambi twitegura shampiyona y'u Rwanda 2024-2025 izatangira muri weekend itaha. Rero reka nkwifurize ikaze nanone mu muryango w'abakunda umupira ndetse mu muryango w'abifuza ko umupira w'u Rwanda waba umupira ufite icyerekezo kandi ugeza abantu bose mu kubyishimo nyakuri. Rero reka duhite dutangira cyane. Impamvu ya mbere equipe ya Rayon Sport ikeneye umwataka nk'uko umutoza yakomeje kugenda abikomozaho. Abataka equipe ya Rayon Sport yari isanganwe ari uwitwa Charles BAALE kuri nimero 9. Uwo mukinnyi Charles BAALE uko mwamubonye ni umukinnyi utakwitega ko ari umukinnyi wakora ikintu kidasanzwe imbere y'izamu. Ibi ngibi ndabivugira kuki imwaka amaze muri equipe ya Rayon Sport, umwaka umwe amaze muri equipe ya Rayon Sport yagaragaje ko ari umwataka udashoboye, umwataka utaratsinze ibitego mu mikino yose yakiniye equipe ya Rayon Sport utarigeze ageza mu bitego 10 muri match zose yakinnye. Ntago ari umwataka cyane ko yaraje asanga ba Musa Eseno na twavugaga ko ari umwataka udakomeye cyane, ariko we yagezaga mu bitego bisaga ibitego 10 kuteranyije imikino yose yakinaga ntago yabiburaga. Ariko uyu Charles BAALE ntandamye ko muri shampiyona atangije ibitego 5, nimba yarakabije 5 rwose muri match yakinnye zitari munsi ya match nka 20 zirenga. Rero gukina match 20 ukabonamo ibitego 5 ufite statistique mbi, byibuza uri hejuru y'ibitego 12 statistique yawe iba ari ntagereranywa cyane, iba ikuvugira, iba ari statistique nziza cyane ishobora kuba yakuvugira. Ahangaha iyi ni impamvu ya mbere witwa Charles BAALE ari impamvu ikomeye kuri statistique Robertinho yasanzemo. Ntabwo ari statistique zagira ikintu zagufasha cyangwa se ndavuga za kugenera ku buryo byibuza zakuvugira ku buryo umutoza avuga ko ari umukinnyi yarirayingaho akaba umukinnyi w'igitangaza. Iki ngiki tukivuyeho, reka twite cyane ku mpamvu ya kabiri. Impamvu ya kabiri rero umwataka equipe ya Rayon Sport yaguze cyangwa se yazanye, mu by'ukuri nta match arakina kugira ngo umutoza we yavuga ati uyu none umwataka narirayingaho. Ntago nubwo ubibona muri video ko ari umwataka muri Generation Foot wakomeza kugenda atsinda cyangwa se aho yagiye anyura muri Czech Republic mu cyiciro cya gatatu, ariko ntabwo ari umwataka nyine. Witwa Roberto Gonçalves do Carmo yari yavuga ati nzagendera kuri uyu mwataka ambere umwataka w'igitangaza cyane ko
uwo mwataka yaje Robertinho yaramaze kuza, icyo ni kimwe. Mbese ni umwataka utaragira ikintu yerekana, nta kintu aragaragaza, ntagaragaza fitness we, ntagaragaza precision ye imbere y'izamu mu myitozo nyine ubona bisanzwe, ntago ari umukinnyi nyine uratungurana nyine ngo yerekane icyo ashoboye. Ese ni igiki? Reka rero tunyarukire ku mpamvu ya gatatu ekipe ya Rayon Sport igikeneye umwataka. Icyizere abataka bafite, icyo bita nabyita icyo bita conscience cyangwa se like nyine ikintu bagaragaza imbere y'izamu, nyine uburyo ubona bari conscient imbere y'izamu, cyangwa se bafite icyizere, bafite confidence imbere y'izamu, ubona ko ari abantu batifitiye icyizere, bameze nk'abafite isoni. Charles bari yahawe baro, ubona ko igitekerezo bafite cyo kuyikoresha, ubona ko nta cyizere yifitiye pe, ubona ko confidence iri ku rwego rwo hasi. N'uyu mwataka wundi nawe mu myitozo ubona ko nta kidasanzwe, nta kwiyemeza, nta kwemera. Nka Ruvumbu yafataga baro, ukabona ko afite ikintu cyo kuyikoresha mu mutwe, ukabona ko afite gufata baro ntayitakaze, afite nyine umurava wo kugira ikintu ayikoresha. Aba bataka rero bose nta murava bafite wo kugira ikintu bakoresha baro, no mu myitozo biba bigaragara. Usibye bano badama bagayo gafata baro, ukabona ko afite ikintu cyo kuyikoresha, ariko nta n'umwataka de pointe, ni umu midfielder, ni umukinnyi wo hagati. Nta cyizere barimo baragaragazamo, no mu maso no mu bitekerezo bagaragaza mu gihe bafashe baro. Reka tugere ku mpamvu ya kane ekipe ya Rayon Sport. Umutoza rero Robertinho akomeje kugenda avuga ko akeneye umwataka, kurasa ku ntego. Ese bano bataka tageti baba bafite mu kibuga ibingana gute? Ubundi rero bikabajire uri mwengo wamukubitaga baro ari ugutereka mu izamu yikomereza. Abitwa ba Hussein Chabalala ni baro mu izamu yikomereza. Abitwa Menywara Bonfiskare bajya kugenda kwari gufata baro atereka mu rushundura, nta ubona ko nta bintu byinshi afite byo kuyikoza. Abitwa ba Diara gufata baro atereka mu rushundura byari ibintu ubona ko ari ibintu byabo, ukabona ko nyine afite tageti mu gihe abonye izamu riranga yari uguhita rishyiramo aritsindamo, nta kindi kintu asabwa. Cyangwa se niyatatse nito, ariko ukabona ko umuzamu arimo arahangana n'imipira iva ku mwataka. Ashobora kudatsinda, ukabona umwataka byibuza mu mipira ine yabonye areba izamu, byibuza muri yo itatu yayiteye umuzamu, niyo umuzamu yabaye kuyema ariko yamushose, ubona ko defense yayihungabanyije. Iki kintu rero kirabura kuri bano bataka ekipe Rayon Sport ifite icyo bita target of precision. Ngo target of precision, ahantu barasa iyo bafashe baro bayirasa he? Ni hanze y'izamu, bayirasa mu izamu, wenda umuzamu akayikuramo, barayitera aba defense bakayibloka, bayitera igana hehe? Ese bafite target of precision ingana gute? Icyo ngicyo nacyo ni ikindi umutoza yarakirebye, aravuga ati abataka batera kure bingana gutya, cyangwa se batanatera mu izamu, bafata baro bakayibaka, bafata baro ntibagire ikintu kizima bayimaza, ntibanayipase. Ese aba nibo bataka mfite bo kuba bamereza byinshi nifuza? Aravuga ati no. Reka nkugeze ku mpamvu ya gatanu. Umutoza Robertinho yakomeje kugenda yifuza ko avuga ko akeneye umwataka. Umubare w'imipira abataka bakina bakayifata bajya imbere basanga izamu, ndetse n'icyo bita pressure bashyira kuri equipe adversaire ingana gute? Bano batakana komeje kugenda mubwira ko badafite icyizere. Umubare w'imipira babona n'uburyo nyine bayikinamo batera ubwoba adversaire, cyangwa se bagenda basanga izamu banarishotamo, n'ubwenge skills, cyangwa se icyo bita ubwenge bagaragaza nyine uburyarya, cyangwa se icyo twakwita nabyita ngwiki, reka mbyite skills ubwo nabyita nk'ubumenyi bafite mu kuba bagenda basanga izamu buri ku rwego rutari urwego rukomeye, ku buryo rutanga icyizere
ku mutoza avuga ati byibuze aba bantu twakora ekipe tukazisanga za Musanze tukazitsindira iwabo, twakora ekipe zitwa nka Amagaju tukagenda tukayatsindira iwayo, tukagenda tugatsinda ekipe za Vision tukazitsinda, n'andi makipe azaba ari muri shampiyona y'umwaka utaha. Nta cyizere kidasanzwe yakomeje kugenda agaragarizwa n'aba bakinnyi babataka ku kijyanye na attacking progression, uburyo bafata baro bagahita bashaka kuyibyaza mo umusaruro, ndetse n'umubare w'uburyo buvamo igitego abakinnyi bakireya ubona ko ari bukeya ugereranije n'ubwo umutoza yifuza. Reka rero nkwifurize kubana natwe niba ari bwo wa mbere wabana natwe, kanda subscribe ujye ubana natwe n'ubusesenguzi ntagereranywa dukomeze kugenda tukugezaho umunsi ku wundi. Iyi ni Arthur Sport TV, njyewe ni Arthur ukomeje kugenda akugezaho ubusesenguzi bugiye butandukanye ku mupira w'amaguru, ndetse nzagenda nkugera no mu makipe atandukanye ku mugabane w'i Burayi hose, nzajya ngenda mpakugera kugira ngo ugende umenya ubusesenguzi ku mupira w'amaguru muri rusange. Nkwifurize rero gukomeza kugenda umererwa neza mu byo urimo byose, ukanda subscribe, like uyiduhereze, cyangwa se nimba bitagushimisha kandi unlike, ariko udusigire comment impamvu utakanze like. Ubundi reka nkwifurize kugumana n'ukuboko k'Umuremyi.